Abuze ko twagiye no gusezerana imbere y'Imana nge nawe gusa. Mutari kuri Turarahirana tutari kuri kamera tutari kuki. Turarahirana. Turavuga ati umuntu uzakora ikosa akazana gushwana hagati yacu Imana izabimuhanire byikubye inshuro igihumbi. Iryo jambo twararivuze. Abantu bajya bavuga ati ngo se kuki ngo invitation mutashyize amazina gufata umubyeyi wawe ukamushyira muri social media ntago ibyo bintu biba ari byo. Twakoze invitation ebyiri iriho amazina n'itariho amazina, ahubwo yashutswe n'abantu kugeza ubwo bashukwa no gushaka kumfungisha boro ngo wamubeshya urukundo. Mbeshya urukundo gute ko ari hagati ya Joyeuse na Buryohe ninde washatse kugufungisha? Uyu mukobwa koko baramushutse aremera man aransiga bro ngo amaraso yanjye ngo nameneka ngo muzamenye ngo karuriya Slim Jesus. naramukundaga cyane kandi nawe yarankundaga, ahubwo habayeho gushukwa. Abuze ko twagiye no gusezerana imbere y'Imana nge nawe gusa tutarabizana imbere y'abantu. Yego nagiye gusezerana imbere y'Imana twicaranye nge nawe gusa, sibyo? Mutari kuri Turarahirana tutari kuri kamera tutari kuki. Turarahirana. Turavuga ati umuntu uzakora ikosa akazana gushwana hagati yacu Imana izabimuhanire byikubye inshuro igihumbi. Iryo jambo twararivuze. mwabivugiye muri rusengero Hariya kuri Nirake aho bita Communauté de l'Emmanuel. ndahazi. Hariya niho twe twicaye kuri imbere ya chapelle turi kumwe. Tumwe turabisezerana nyine. Ni nabwo twatangiye gukundana ubundi bya nyabyo. Mbere twarakoranaga bisanzwe twikorera amaplanka bisanzwe. Icyo gihe rero nibwo urukundo rwari rutangiye bya nyabyo nyirizina, kuko twakoranye mbere twatangiye gukundana nka nyuma y'amezi 4 turimo dukorana nyine tu. Hanyuma watumye mushwana subwo hagati yanyu ninde waduye ikintu cyo gushwana, kuko ibintu indahiro mwashyize imbere y'Imana. Abantu bavuga Joyeuse ni umwana mwiza nkuko bigaragara, ni umuntu ugendera uko babigaragara, arabizi nawe kigana zakibona. Hanyuma rero wowe nawe ninde wahise utandukira indahiro mwagira? Reka mvuga nti wenda hagati yanjye nawe nta numwe, reka mbivuge gutyo. Yego. Ko sinavuga ngo niwe kandi sinanjye, sibyo? Yego. Kuko njye nyimukunda mvuze ngo niwe, Imana yahita imanura wa mujinya wawe ikawumutura, kuko ni indahiro yirahiriye, sibyo? Imbere yayo, sibyo? Ariko sinavuga ngo niwe, ahubwo yarashutswe n'abandi. Yego, yarashutswe n'abandi. Abandi bantu bamushutse. Bamugiye ubundi urugo iyo rwajemo umuntu wa gatatu biba byapfuye. Yego. Urugo ni urwa babiri. Urugo ni urwa babiri, amabanga ni aya babiri, kandi niyo mugiye kugisha inama. Ese ubundi ni ubwa kangahe mwari mushwanye? Nyine ntago bibura kubana nako inka nyine inka zose zikomanya amahembe nyine tu. Inka zikomanya amahembe. Egeza mikoro hejuru gatoya. Nese umugani ntago uzi? Ndawuzi. Nakumwega ntago muri inka. Nyine bawuca gute? Bavuga ngo inka zikomana amahembe. Oya. Bavuga ngo nazibana zidakomanya amahembe. Nazibana si inka bavuga se. Nese nikizi zigira amahembe sinka. Nazibana zidakomana amahembe. Na nka zibana zidakomanya zidakozanya amahembe. Ntago twabura nyine utwo tuntu dutoya mushobora gushwana. Dutoya nyine dutoya cyane. Nakundaga gupfa nk'iki. No wenda n'urugero ushobora kuba wenda sinaprodinze, wenda bikahita bimurakaza akavuga ati nzi kutaprodinze, sibyo katambwiraga nabi. Yamwe kutaprodinze nkamubwira ati nari naniwe reba igihe twavireyo n'iki n'iki. Urumva nari n'umukozi. Wari n'umukozi? Nari n'umukozi bien sûr. Ahubwo umukunzi ukaba uko ngo wakundanye na mabuja. Na mabuja. Databuja. That's true. Kandi nako bimeze. Ni nako bimeze ntago mbeshya. Urumva ko nagomba kwa uploadinga. Byabaga ari itegeko. Se mutangiye gukorana watangiye uri umukozi cyangwa watangiye uri umukunzi? Oya, dutangira twatangiye ahubwo ndi umukozi. Dukorana nyine mwa uploadinga kuri channel ye, mufasha. Niba twagiye nko ku matere bikangombwa ko nanishyura nkishyura abakinnyi baje iki amatransport n'ibiki byose. Nawe nibwo yarebye yagize nk'isoni niko nabyita, avuga ati utepanze amafaranga menshi n'ibiki kandi ibintu biba biri bugiye kuri channel yawe. Urumva tugene urabizi ko channel yari mu bihano ntabwo na uploadingaga. Wakunda mwibanga. Urumva no ntago wenda navanga ko ari ukumukunda no naba nkubeshye. Amafaranga atangaga nayiki? Ni kwa kundi nyine umuntu agusaba ubufasha ukavuga ati mfite kamera
mfite n'udufaranga twange duke duhoraho tutajya tubura sibyo twatuye duke two hasi two kwitunga two kwibeshaho two kubaho kuko twayitunge gaceza urakoze cyane urumva nk'umuntu nka producer ukora indirimbo umusanaraza akagukubita nk'izo 80 cyangwa 100 wenda nubwo aba ari umwe mu kwezi cyangwa se babiri mu kwezi ukaba uyagendera ayo mafaranga nyine tu ukaba yagenda iminsi 3 cyangwa 4 gutyo nyine ukaba uyagendera urumva ntago 80 amare iminsi myinshi urumva nicyo ndi kukubwira yego urumva rero umuntu nk'uwo twaho twarakoranaga gutyo urumva ni ibintu byabaga ari ibintu byiza njye ni ibintu nkumbuye n'ubu ngubu twakoranaga neza ibintu ari amahoro nawe igihe cyo guhembwa cyagera akareba kuko ubwa mbere ngira ngo urabizi akorana n'undi mutipe nagiye kuvuga izina rye ko nawe ntago bikunda ko wenda nabishyira nzi kasi si ngombwa nta nicyo byaba bimaze ko n'abantu ntibamuzi urumva chano yaraflopinze yaraguye hasi nta views habe na mba ndaza ubwa mbere naraje nkorana ikiganiro nawe ikiri muri iyo flop abona views 200 yego uwo umuhungu ahari dukorana ikiganiro byibura nyicaraho icyo gihe navuze kuri Miki n'inshuti yanjye nta mutima mubi urumva ariko icyo gihe muri ya saga ya Miki yaraje ankoresha ikiganiro ndi kuvuga kuri Miki kuri saga nyine yari iriho mw'icyo gihe we na Regis urumva ni mu gihe ndakeka batandukanaga yego bwa mbere urumva bivugaho nyine bisanzwe nyine tu mbijyaho bitanarenze nyine ntago byari birenze tu ikiganiro cyararebwe cyase kigira ibihumbi birenga 6 yego urumva mu munsi umwe yagiraga 100 views 200 mu kwezi zo gafite ngiye mu minsi nkingahe cyakimaze kugira 600 yego urumva akibona ibyo ngibyo nibwo yatangiye kumbwira ati se man urarebwa ndabwira ati reka tujye tunikoranira n'ubundi byose nta birenze nta birenze nyine nta byadanje birimo icyo gihe cano yanjye yari iri muri flop yari nyine bari barayihannye kubera wowe urabizi nabikubwiye kubera indirimbo na uploadinze ndi kuvuga ibintu bya hariya nagiye kwirwa mvugira urumva bituma YouTube ihana igihano cy'amezi 3 nari urumva namaze amezi 3 nta uploading ikintu na kimwe urumva ariko ngiye igira recommendation yanjye rwose nicaye kuri channel wenda ndaza kwibaza tukira aho ngaho ndaza kwibaza wowe icyo gihe muri gukorana byibuza urukundo kugira ngo mutangire gukundana twatangiye tudakundana ko twatangiye ngiyewe mwishyura kugira ngo byemere noneho mwishyura kugira ngo mukorane indirimbo twakoranye yitwa JJ yego waramwishyuye naramwishyuye 80 musigaramo 20 yego arabimwishyuye 20 yiwe none se urumva nge nase mukorera indirimbo hari indirimbo namukoye tubivunjiramo bihwaniramo nyine tu namukoye indirimbo y'abareyo icyo gihe rero yarigiye gukina n'ibiki yarambwira ati nkorera indirimbo ndamubwira ati ubwo uranyishyura 50 naribi kurumva yaranyishyuje nawe ndabona tugomba kunyishyura urumva arambwira ati nta mafaranga mfite nyine yabibyara mu ubwo buryo ndamwihora ndambwira ati ntacyo reka bihwaniremo nari ngusigayemo birangire ngiye ko nta mutima mubi nge ntari biba birenze kuri ngewe urumva yigeze agujyana wenda kuba yasura famiye nk'ababyeyi n'ibiki ku buryo wavuga ko mwaba mutengushya ababyeyi kuba mwatandukana cyane kuko twaranabitekereje kuba twajya nyine gusura ababyeyi nyine ukubwira yego nyine namubwiye ati ngewe ndashaka kuzaza gusura mu rugo twaranabipanze ibintu biri muri gahunda ibintu biri tayari no mu rugo narababwiye habura icyo gihe ngo kigere mujyane mu rugo ajye gusura ababyeyi kuko ngiye baramuzi sibyo nawe ngira ngo muri voice note nasohoye ngira ngo mwarabyumvishe yarabyivugiye mu magambo ye abatayizi musubire kuri Dr. M Official TV murebe ikiganiro kimaze iminsi nk'ine gutyo cyangwa 3 murahita mubibona urumva yabyivugiye n'amagambo ye aravuga ati ndashaka ko tuzajyana mu rugo tukajya kureba ababyeyi ariko tukajyana na kamera tukikoramo amavideo ngo kandi mu video yatwika iryo jambo ni jambo we yivugiye ivuye mu kanwa ke urumva twagomba kujyayo nawe ariko ngewe mu rugo ntabwo twagomba kujyana kamera twagomba kugenda nta bya kamera urumva noneho kansobanure no kuri iki kintu nubwo nagisobanuye kenshi abantu bajya bavuga ati ngo se kuki ngo invitation mutashyize amazina hari abantu badakeneye kujya muri social media amazina yabo ngo ajya muri social media ntabwo ibyo bintu biba ari nabyo gufata umubyeyi wawe ukamushyira muri social media ntabwo ibyo bintu biba ari byo urumva abantu bahise babibona nk'igitangaza babibona nk'ibintu bya danger twakoze invitation ebyiri iriho amazina
nitariho amazina iriho amazina twe twategereje ko ari iyo kujya muri social media kugira ngo n'abantu babimenye urumva ubukwe buzaba ari ubukwe mbese bwatwitse nyine mbese muri makeya urumva noneho iyo twakoze yinuze iri hard copy ndanayifite ndacyayifite ngiye mu rugo urumva iri hard copy niyo twagomba kugenda duhereza umuntu ku giti cye iriho n'amazina y'ababyeyi urumva niyo twagomba kugenda duhereza umuntu ku giti cye ntabwo wajya gufata umuntu rero ngo ugiye gushyira ngo amazina ye mushyire muri social media ibintu uzi neza ko biri bugere kure ntabwo ibyo bintu biba ari byo nyine tu ntabwo biba ari byiza niyo mpamvu iyo tuje ku mihanda usanga nyine ni Dr. M nyine tu that's my name. That's your name. Yeah. Dr. ndagira ngo nkubaze rero nyuma y'ibyo byose byarabaye byibuze wagerageje kuba wamusaba imbabazi cyane narazimusabye kuri YouTube yego kubigana uheruka kuba wavugana nawe kuri telefone nyine mbere yuko musaba imbabazi namanje kumuhamagara naramuhamagaye ndamubwira ati mbabarira niba haraho nagukosereje dore bagushutse ndabizi neza kuko nzi neza ko atari ukuteye nawe uramuzi mwarabanye wamutunze hafi imyaka 2 sibyo kandi uko nukuri sibyo rero uramuzi neza cyane uramuzi ukuntu ateye ni wa muntu utagira inabi muri we urumva ahubwo yashutswe n'abantu kugeza ubwo bashukwa no gushaka kumfungisha boro ibaza Joyeuse yashatse kugufungisha na pana Joyeuse abamushutse bamubwiye ko agomba kugufungisha abamushutse ibaze ariko gereza abantu barayizi bro ntabwo bayizi gereza ni ikintu cya danger man ese kuki uzi kukwita umuntu w'umunyabyaha bro nese hagati ya nta n'icyaha wakoze nta n'ikibi wakoze man bakagushyiraho ibintu ngo invitation ngo zari inuza ngo zari pranka ngo wamubeshya urukundo gute audio sinazisohoye amagambo twivuganiraga ntabwo nayasohoye ibyo si ibimenyetso simusega bifatika ariko kuko abantu nyine bafana amakipe Arsenal niba ari Arsenal afana ubwo na Arsenal nyine akaza nyine niyo yaba yatsinzwe ibitego 8 cyangwa 20 agakomeza akavuga ati Arsenal urumva nuko nguko bro none ndibaza ubwo ari hagati ya Joyeuse na Buryohe ninde washatse kugufungisha ntago mbizi ariko uvuze ko bashatse kugufungisha nabikubwiye ahubwo nuko ushaka kumvugisha ibintu bitari byo nabikubwiye byarakubabaje cyane kumva yuko uyu nguyu umukunzi wawe yashatse kugufungisha nakubwiye ko atari umukunzi wanjye washatse kumfungisha ahubwo nabamushutse nagiye kuvugira muri iki kiganiro ese Dr. ko nabonye amarira ya Joyeuse kuri kamera arimo ararira nkabona none se n'ubwa mbere wari umubonye arira ese nzazane hari indi audio urajya ngo nzayizane ariko si ngombwa kuko ngiye byararangiye ama episode kuri we byararangiye nakomeza nkoreho numvishe yakoze n'indi nkuru avuga ibintu nyine bitari ngombwa nje ntago nibyo nta kibazo ntacyo bimbwiye ntago mbizi sinkeneye ko audio mfite ari kurira oya sina audio ni nyine ni ko ninjye wamushutingaga yego ni byari biri nyuma ya kamera behind the scene tugeze behind the scene y'ikiganiro yari ari gusaba amatera ari kurira nabwo ni ibintu urajye bunarize neza ra ngo bro ngo ntago narize neza man ngo reka twongeye dusubiremo oya reka ubwo bwa kandi nyifite oya ubwo bwa rute kandi nyifite oya ndikuba kandi nyifite nawe ntago yazanga bihakana kuko nayishyira hanze abihakanye kandi ngewe kuko ngiye nyimukunda ntago nabikora ibyo bintu ndi kukubwira ibyo nyine byari imbere man bivuze bidahari gute ni cyo kintu cyanyemeza ko iyo video ihari kandi ihari nyine nibyo ndi kukubwira ko ihari nuko ari nyir'ubwite uri kubwira ko ihari wishaka kumatiriza ngo abe ari we nyihereza bishyira hanze uvuze umuntu wakora ibyo bintu yaba ari umutekamutwe nibyo ndi kukubwira nta butekamutwe wowe ni kuri kwitekerereza nyine nicyo bita social media cyangwa se gushaka views cyangwa se kugira ngo nyine niba ukennye ukabona ntabwo uri babwira abantu ngo babyumve ugakoresha indi trick yo kugira ngo babikore icyo nta cyaha kirimo no kwirwanaho ni nkuko abatekinisiye ngira ngo urabazi televiziyo wenda yapfuye wenda agaswitch konyine urahagera akahita akubwira ati ko bikaze ko bugiye nzayiguheje ejo ahita anayikora akaniyangiza agahita guhamagara nagiye mu mujyi kugura piyesi yo gushyiramo ongera amafaranga ari amafaranga utanze ni make ongera ibyo ni ibintu byo kwirwanaho nta cyaha namushinja na kimwe kiri aho ngaho ubwo hari igihe ndi kwibaza hari igihe Joyeuse yajyaga yifata gutya akarira mu kiganiro nka kure yarize yarangiza hanze yakamakata se narize neza cyangwa nsubiremo uko niko kuri nyine niko bimeze Dr. ibyo byo uri kuvuga byo ni harabika ntabwo nabyemera ibyo byo ntago simbizi
kuko nkurikije amarira nabonye yarize naya nyayo yejo bundi naya nyayo y'urukundo naya nyayo naya nyayo ibyo byo nawe urabibonye naya nyayo ntabwo byagukoze ushaka kuvuga naya nyayo ntabwo byagukoze ku naya mutima nyayo ntabwo byagukoze kandi ari aya nyayo ntabwo nyine. byagukoze ku mutima naya nyayo urumva reka mubwire hari abantu hari ukuntu umuntu arira urumva tuvuga hari ukuntu umuntu arira si byiza agakurura n'ubukora bashaka kuncengeza mu bintu bitari ngombwa ugomba ngo kugira ngo urumva boro hari ukuntu umuntu hari arira ibintu ubanza wumve njyewe nabikubwiye sindi bubisubire nabyumvishe hari ukuntu niba umuntu arira wabyumvishe rero ariko stop ndi gushaka there. kubaza icyo kibazo iyo Hari audio ukuntu- irahari, si audio Ni video. ni kuri kadi nyine hari ukuntu uba warabitse kuki ibintu nyine wakarikodinze ako ntagaruka recording wakarikodinze utabishaka ntagaruka recording utabishaka ni kwa kuntu umuntu abasoje nk'uko ubizi wowe yego urabiyobewe se ndabizi mwumbere hari ibyo wakatinze tujya gutangira ikiganiro yego hari ukuntu uba wayifashe ugafata reka twongere dusubire dutangire noneho fresh ugahita wongera ugakanda Kongera ukarira nyuma bundi ukazibagirwa kubigira ejo nibwo nakoze review ndi kureba ibintu byose nagiye mukorera gahinda kanje ndi muri depression ya danger numva gahinda mvuga ati mana uyu mukobwa koko baramushutse aremera man aransiga bro numva gahinda karambabaje numva nyine ndababaye ndeba ukuntu amarabika n'amatitire ari kugenda ashyiraho cyokora nta kintu ari kuvugamo imbere ari gushyiraho titire kugira ngo ikurure abantu rwose ikanabakurura pe iri kubakurura ashyiraho ubuntu nyine ngo amaraso yanjye ngo nameneka ngo muzamenye ngo karuriya ibintu nyine utamenya bro ibintu utamenya bro ni ibintu nyine bitari byiza ariko ni ibintu nyine ni danger bro ni danger nyine birambabaza ariko nyine nkihangana kuko njye narahiye ko nta rindi jambo ribi nzigera nongera kumuvugaho na rimwe mu buzima kuko ngenda cyamukunda nabikoze kubera agahinda nari mfite n'abamushutse atabashije kwigobotora basi nganababwiza ukuri ntabwo wigeze ukururwa n'amarangamutima mu biganiro bye uzagiye ubona agiye akora ngo wumve rimwe na rimwe akore nk'ikintu wumve urababaye urumva hari nk'abantu benshi bagize amarangamutima bati ko kuriya muntu kuki yababajije uwaheze mu rukundo we nta kiganiro yakoze ukumva amarangamutima akubanye menshi muri wowe ukaba warira kuri ikiganiro ubonye muri bino amaze iminsi akora amarangamutima gute se ubwo ngubwo nyine ukamugirira impuhwe impuhwe wamugirira impuhwe ngiye mugirira ni impuhwe z'uko mukunda ndeba n'abamushutse zitandukanye n'izo uri gutekereza sibyo izo abantu nyine bahise bamugirira ziri aho ngaho ngo navuze nabi ngo nagize navuze nabi ko nari nasembuwe iyo nasemburwa ntabwo nari kuvuga nabi sibyo kandi nanabisaba imbabazi n'ubu ndacyabisabira imbabazi nakoze ikosa ryo guhubuka ururimi nanjye rwaranyereye guhubuka ujya mu rukundo guhubuka gute wambabariye ukareka kugira Dr. reka nkwibariza ko mu rukundo habaho ibibazo byinshi sibyo usanga nk'uyu mutipe turi kumwe yitwa Rubaduka uyu munsi ashaka kuguha Kamuhanda Ivan dore Ivan nawe arige nk'ejo bundi Kamuhanda yigeze kumpamagara arambwira ati reka nkubwire Kamuhanda afite umukobwa bakundana ujye umutesha umutwe ujye ajya amamagara buri gihe ari kurira ngo nkore iki we nta rimwe ejo heza yigeze agutesha umutwe ukaba warira cyane ntabwo byabura ntabwo narira ariko njye amarira yanjye amanuka ajya mu nda n'ubwo nakabaye ndi kurira yego ubu kano kanya nakabaye nyine ndi wa muntu uririra hanze njye ndira ari kuri ikintu gikomeye yego ngira ngo nyakwigendera yigendera amarira yanjye mwarayabonye ariko ibi ngibi byo ntabwo byandiza ntabwo nyine birambabaza bikanana depression ariko ntabwo biri ku rwego rwo kuba nciriritse mu bwonko ku buryo nshobora kurira nyine tu utandukana no ukunda byakuriza mbabare oya ntago nge byandiza bindiriza nyine amarira atemba ajya mu nda ariko kubura umuntu utazongera kumubona na rimwe ibyo kwihangana biranga uko niko kuri kabisa ese mu nshuti za hafi za Joyce zikubwira ko basi wakora iki kugira ngo mwongere musubirane nta kintu gihari cyo gukora usibye gutegereza Imana yo mu ijuru ya yindi ivuba imvura ya yindi ivuga ati ndaguhaye ya yindi kuremera ya yindi iguha ibyo ukwiriye mu buzima ya yindi ya Mana yo mu ijuru ya yindi uwera wa Isiraheli gitare cy'amahanga urumva Imana ya Mose se kuvuga imvura Kamuhanda agaseka uvuza ngo Imana imanura imvura Kamuhanda araseka umva batekereza ibindi bye nyine ikibazo ahantu kiri uriya afite ikibazo ku ruhande rwe nyine tu cy'imitekerereze
Kamuhanda afite ikibazo cy'imitekerereze nyine irimo igishego irimo ubujitafu bwinshi cyane sibyo nuko bimeze sibyo urumva rero mana hano nta mikino ihari mani murimo muratuma mushaka kunsetsa ariko ntago naseka mani ndababaye mani njye mfite agahinda kenshi mani nabuze umukunzi mani urumva nabuze umukunzi mani umuntu wanekeraga bro wabyakiriye ute ku ntago nabuze uko mbyakira mani ngewe byarandenze niyo mpamvu nimanukiye nyine nkaza ku mazi mwateze tike yanyu ndabwira ati muransanga hano nta kibazo ngene nibere bajya bavuga ngo amahirwe menshi aragoye cyane buri ikintu cya mbere kigoye cyane ku isi ni ugukundana n'umukobwa w'isugi cyangwa se kubona umukobwa w'isugi haracyari isugi cyane narabivuga no mu biganiro byinshi ko amagambo ngiye mvuga kenshi na kenshi aba ari ukuri abantu benshi bavuga ati uyu muhungu ikintu ashaka ni ugusambanya Joyce akahita amureka kirazira ibyo ntibyabaho ngewe ndiyubaha nkubaha na mugenzi wanjye kandi ujye wubaha igitsina gore aho uva ukagera mwabitsina gore mwe mwabagore mwe mwababyeyi bacu mwe ndabubaha bimwe biteye ubwoba kuko nimwe mwatumye tuza ku isi ubundi ni mwe Imana ntoya kuri iyi si umugore ni Imana ntoya kuri iyi si I repeat again umugore ni Imana ntoya kuri iyi si iyo atabaho ntiwari kubaho we Slim Jesus nuko bimeze umugabo ni imbuto itera ajya mu murima agahinga agakubita isuka agashyiramo urubuto nyuma rukazakura ya none ko nimba uvuze tugarutse aho ngaho uravuze ko we nta kibazo mwigeze mugirana nabikunze ndetse unavuze ko mwene mutigeze mugerageza kwa mwaryamana mwapanga kuzabikora kandi muri twasezeranye muri voice note numvise ko harimo gahunda yuko mugiye kubana mutarasezerana ariko byari byatewe nuko twe twagiye ku karere bakatubwira ntago byakunda nagaruza imyaka 21 yo gusezerana ntago byakunda rero ko tubemerera kwa mwasezerana nibwo we yasanyoreza ira voice note arambwira ati rero biranze ngiye ndumva kugira ngo none babyemere ikimenyetso bazasabaga kereka ngo abaye atwite nibwo yasambwira ati rero ngiye ndumva rero nanatwita urumva namara gutwita ndumva nahita twahita tujyayo bakahita badukundira bakahita batwemerera sibyo nyine ikintu cyabayeho njye namubwiye ati reka ni indangagaciro zanjye ariko njye namubwiye ati reka tugenze ibintu gakeya twe kwihutisha ibintu cyane urumva kuko ushobora kujya kuvuga ati ngugiye kwita uryamana nawe n'ibiki ugasanga nyine ntago bibaye byiza wenda ku rundi ruhande njye namubwiye ati rero reka tubigenze gakeya igihe n'ubundi kirahari tugomba kubikora uri mutoya nanjye ndi mutoya nta kibazo gihari sibyo reka twihe byibura nk'ibyumweru nka 2 cyangwa 3 ubundi tuzabone kugira nuko nguko byari bimeze twari iki turamutse tumuhamagaye mu kiganiro tukareba nimba byibuza icyo abivuga mu kuba uri kumusaba bazi ko mwakiyumva muhamagare rwose za telefone ufite nimero ze hafi ntazo uzi se ntazo telefone yanjye ntabwo mfite hafi kandi uyifite telefone yanjye ifite ikibazo runaka muri mikoro bisaka ivugira muri ekuteri ko ikibazo ni sinshiremo cyangwa uzize mu mutwe nayo nzize mu mutwe ariko kubera stress nyinshi stress nyinshi bari danje bro zatumye unibagirwa nimero z'umukunzi wari uzi mu mutwe kandi urasanga wowe izaba zizi reka ndebe wihangane ntabwo ukatira reba ukuntu handitse mwana aracyanditseho Hanimana ntabwo nabikuraho ko ndamukunda n'ubu ngubu ubona ko biri seriye ndamukunda n'ubu ngubu bro aracyanditseho hano uri kuyibona gize imbere gato dore ngiyi hano cyabura mukunda pe nimba utarahinduye izina Dr. Nese ko umuntu mwatandukanye ibi bintu bya hani bisi nka bya bintu umuntu utandukana n'umuntu ugasigarana ifoto yimanitse nkuza cyangwa ugasigarana tatuwaje ahubwo kandi ngiye kujya gukoresha uretse mu minsi iri imbere n'ingaruka i Kigali ngomba kuzahita nkoresha ifoto nkayimanika mu cyumba byibura nkajya mureba nkajya nyimanika mu cyumba byibura bikamunyibutsa natangitaho turakoresha yawe tureye ko ibifata turebe umukunzi wawe. Allo?